uyu mwaka Imana ije kugirira neza abantu bayo kubera yuko hari abishe gukura mu maboko ya Farawo. Haleluya. Uyu mwaka Imana ije kugirira neza abantu bayo tutagiye mu Bisiraheli, kuko Abisiraheli babibayemo mu gihe cyabo. Ariko nimba warasenze ugahamanya n'umwuka w'Imana ugakora ibyo Imana ishaka, nta zindi mana ubangikanyije, nta bundi buretwa ugiyemo, ugahagarara mu bushake bw'Imana, ukemera Farawo akagutwaza igitugu, ukemera ntiwirwanirire, ukemera ntiwicire inzira. Umva ko Imana ivuganye nawe mubyeyi, umva ko Imana ivuganye nawe wa musore, wa mugabo we, wa mukobwa we. Imana ije kwirwanirira kandi imanukanye ingabo zayo, imanukanye ubutware bukomeye, imanukanye umuriro n'igitutu ku maboko ya Farawo. Wireba imyaka utinze kuri Farawo, wireba uburyo Farawo yagufatiriye. Hari Farawo yagufatiriye mu burwayi aragenda kuzingira ahantu, cyangwa yagufatiriye mu bushomeri aragenda kuzingira ahantu, cyangwa yagufatiriye mu bihe byiza byo gusenga, nta bihe byo gusenga ukigira nk'ibyo wagiraga. Ariko ni Imana ishoboye byose. Umva ko ijambo ryayo rivuze ngo none aha ngaha ni Imana ihagurutse ku mugambi wa Farawo, igiye kuburizamo ibyagufasheho ijambo. Ni Imana igiye gutatanya amaboko ya Farawo. Haleluya. Ni Imana igiye kwivuga mu maboko y'Abanyagiputa, bikamenyekana ko ari Imana ijya yivuga ibintu byose bikemera. Haleluya. Ni Imana igiye kwivuga karitsika bimenya ko yivuze. Ni Imana igiye kwivuga umurimo wayo bikamenyekana ko Imana yaje kwivuga mu murimo wayo. Ni Imana itagikunda agasuzuguro, ni Imana yanga icyaha, ni Imana idashaka kuyibangikanya. Haleluya. Ni Imana ishoboye byose. Rero mu bintu ishoboye n'ibyo ngibyo biri. Urundi ruhande Imana ijya ibasha kutugirira neza kubw'amasezerano y'abatubanjirije, cyangwa kubw'amasezerano y'ababyeyi bacu, atari uko dukiranuka, cyangwa ikabasha kugirira abana bacu neza kubw'amasezerano twagiranye n'Imana. Kubera yuko Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza mwana wanjye, nzagukura mu mibabaro, nzagukura mu buzima bubi, nzakwambutsa ibikomeye. Ibyo bigenda no ku mwana wawe ndetse no ku mwuzukuruza uzaza, kubera ko ari isezerano Imana yagiranye natwe. Ariko bishatse kuvuga yuko uko waba uri kose, uko waba uhagaze kose, uko waba uteye kose, uko waba ubayeho kose, uko waba usenga kose, wigira ubwoba, kubera yuko Imana yavuganye na Mose ikamuha umugambi wo kubaho. Ni nayo igomba kuvugana nawe ikohereza Yesu ku buzima bwawe, kubera yuko Mose na Yesu ntabwo bakiri muri uru rugendo, ariko yadusigiye Yesu ngo atubere umuyobozi muri uru rugendo. Yesu nashimwe. Niba wumva ubabaye ukabona ko nta nzira z'ikibazo urimo, ukabona ko ubutabazi ntabwo, ukabona ko amaboko ya Farawo yabaye amaboko, ukabona ko imigozi ntayo, ugasenga ukabona nta gutabarwa na kumwe guhari, senga Imana yohereze Yesu, kubera yuko Yesu ari mu kazi na n'uyu munsi arakora. Ikibigaragaza waryamye urabyuka, bivuze yuko umugambi wazanye Yesu ntabwo urarangira ku buzima bwawe. Agahinda n'umubabaro bishyire hasi, kubera yuko Yesu ari mu kazi. Ariko Imana uvuga ivuganye nawe. Haleluya. Imana iravuze ngo none aha ngaha irihagurukiye, itarebye ku myaka umaze bagufiyansa bikanga, itarebye mu gihe umaze urugo rurimo kudandabirana, itarebye ku gihe umaze umurimo w'Imana uyobora ntibikunde, itarebye ku gihe umaze mu kazi uri kubona salari nta kintu, itarebye igihe umaze mu madeni, itarebye igihe umaze nta rubyaro, itarebye. None aha ngaha yohereje Yesu, kuko Farawo ntago arusha Yesu imbaraga, ahubwo Yesu arimanukiye uyu mwanya. Kandi warasenze, Imana ivugana nawe, ntago ari rimwe, ntago ari kabiri. Imana yakubwiye ko izakugirira neza, ariko amaboko ya Farawo yakomeje gufata. Bishatse kuvuga yuko ushobora gusenga nonaha cyangwa ugasenga mu gitondo, watambuka ugahura n'umurozi ukabona urabitambutsa n'ubundi ugahinamirana. Ariko ubwo buretwa bwa Farawo Imana iraburambiwe, kuko Imana yambwiye yuko uyu munsi iri bubohora abantu bayo. Umuntu wese ushaka
kugera muri Kanani ye. Kanani biravuze ngo ntago ari kiragiye cy'Abisiraheli. Kanani ni amasezerano yawe ugomba kubohoza. Kanani ni umugisha wawe Satani yafashe mpiri. Kanani ni ibintu byawe wasengeye Imana ikavugana nawe kwije gukora, ariko ukabona Farawo yaragundiye. Uyu munsi Imana ije guca iyo minyururu kugira ngo Imana ikugeze muri Kanani yawe. Haleluya! Kugira ngo Imana iguhe gusingira icyo wasengeye, nawe utambukana ishimwe unezerewe, umenye ko hari Imana iri mu maboko ya Farawo. Haleluya! 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 Abafite ikimenyetso, haleluya! Abizeye isezerano, haleluya! Zamurira Yesu icyubahiro. Dushimye Imana rero. Amazina murayazi ni yandi asanzwe, ni Chantal byo gusenya ndi umubyeyi w'abana batatu kwa gatatu. Imana yaramucyuye murabizi. Ikigeretse kuri ibyo ndi umukuru w'itorero, ndi umuririmbyi murabizi ko ndi umwana hano mu rugo, ariko Yesu nashimye. Ninge rero uyu munsi Imana yashimye ko tuganira ku ijambo ryayo uyu munsi, kuko umuteguro ni uwayo kandi gahunda ni Imana. Haleluya! Nshimye namwe mwese mwabashije kuza hera h'Imana kugira ngo uyu munsi dusangire ibyo kurya byayo byera. Yesu nashimye. Nongeye gushima Imana yabarinze mwebwe mwese ikarengera imibiri n'ubugingo bwanyu, kugira ngo uyu munsi tube turi gushima Imana ko hari ibintu yakoze hagati muri twe. Yesu nashimwe. Aya magambo rero ni amagambo maremare, ariko ku Mana tujya tubasha kuvuga makeya kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kuko iby'Imana ntibirangira. Yesu nashimwe. Abasomyi bacu badusomeye neza cyane, ariko intego y'uyu munsi nshaka ko tuganiraho, cyangwa amagambo y'Imana nshaka ko tuvuganaho uyu munsi, nanjye ndakoresha igihe neza kuko dufite n'izindi gahunda zigiye gukurikiraho mu kanya. Ntago ndi bubatindire, ntimurambirwe, nanjye sindi bubarambire. Yesu nashimwe. Ngo umwigisha agabane n'uwigishwa. Haleluya! Kandi mu mwuka tugomba kubigendanamo neza. Yesu nashimwe. Dusomewe amagambo rero ari mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 3, duhereye ku murongo wa mbere tugera ku murongo wa 5. Ariko umutwe cyangwa intego y'aya magambo nayahaye ijambo rivuga ngo nta muntu n'umwe wabasha kuburizamo umugambi w'Imana. Yesu nashimwe. Nta muntu n'umwe wabasha kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kuko ikintu Imana yavuze cyangwa yagambiriye yategetse byanze bikunze izakoresha amaboko akomeye, ariko igikure mu maboko ya Farawo. Yesu nashimwe. Iki gitabo rero ni igitabo cya kabiri mu bitabo bya Mose. Bavuga ko ari iyimuka Misiri. Abantu bakunda gusoma Bible murakizi, cyangwa abantu bize theology, ni mu bitabo 5 bya Mose bivuga amateka ya Mose, uburyo Mose yabayeho, uburyo Mose yavutse, ariko Mose avuka ku isezerano ry'Imana kugira ngo azajye gucungura Abisiraheli muri Egiputa. Yesu nashimwe. Uyu Mose rero yaje kubw'isezerano ry'Imana, akaba ariyo mpamvu nababwiye ngo nta muntu n'umwe wabasha kuburizamo isezerano cyangwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yatekereje kuri Mose. Mose aravuka. Mose avuka ari ibintu bikomeye. Mose avuka yanzwe kubera ko yari isezerano ry'Imana. Mu yandi magambo bishatse kuvuga yuko umuntu uri mu isezerano ry'Imana cyangwa umuntu uri mu mugambi w'Imana abayeho cyangwa ariho cyangwa agenda uko Satani n'abakozi be badashaka. Yesu nashimwe. Mose arangije kuvuka, avuka bikomeye. Bibiliya mu gice cya 2 hatubwira uburyo Mose yagiye mama we ajya kumubyara. Bundi Mose yavutse muri ubwo buryo bwo gucungura, ako agiye kubyara hatangwa itegeko. Potifari niwe watanze itegeko rivuga yuko bagomba kwica abana bose b'abahungu kugira ngo na Mose abashe gupfamo, ariko umugambi w'Imana ku Bisiraheli ntubashe gusohora. Ariko biravuze ngo ntago we warusha Imana, Satani ntiyarusha Imana imbaraga, kuko icyatumye Imana irema Mose cyari
kugira ngo Imana icungura Abisiraheli. Haleluya. Mufasha tubijyandanemo neza. Mose arangije kuvuka muri ayo mezi 3 habaho guhigwa cyane kugira ngo na Mose abashe gupfa muri babandi bategetse ko bagomba gupfa, ariko isezerano ry'Abisiraheli ntirigire gute, ntirisohore. Yesu nashimwe. Bigeze mu gihe cy'amezi 3 Mose mama we abonye ko byanze gukomeza kumuhisha, nibwo yigiriye inama yo kuvuga, amubohera akato abantu bakuru barakazi ngo agatamirizaho n'ubushishi bwinshi. Niko nasomye muri Bibiliya. Arangije ngo aramumanukana amujyana hafi y'uruzi. Turi mu gice cya 2 nasubiye inyuma gatoya kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'ijambo nshaka kubabwira. Amajije kumugezayo mama we ngo amushyira hafi aho ngaho. Kubw'isezerano ry'Imana umubyeyi yaramuhaye akato, abavandimwe bamuhaye akato, kubera yuko ari mu mugambi w'Imana. Utabona bimeze gutyo, utabona ibintu bikomeye, utabona nta nzira, utabona nta muntu uri kugutega amatwi ngo ugire ngo nuko Imana yakuretse. Hoya, ahubwo ni mu isezerano ry'Imana. Yesu nashimwe. Arangije kumushyira aho ngaho ngo Imana iteza umukobwa wa Farawo icyokere. Haleluya. Reba, Imana yateje umwana w'umwami cyangwa wa perezida icyokere, akananirwa kujya koga muri pisine. Imana ikamubuza amahoro kubw'isezerano rya Mose, kubera ko Imana yari yaramubwiye yuko izabana nawe akiri mu nda ya nyina, kandi hari umugambi Imana yari ifite kuri Mose. Umukobwa wa Farawo Imana imubuza amahoro, irangije imuteza icyokere, imuteza kujya kogera muri urwo ruzi. Yesu nashimwe. Kandi asize pisine mu rugo iwabo, asize n'amadushe meza, asize salo nziza ari bwicaremo avuye koga, ariko Imana imubuza amahoro kugira ngo umugambi w'Imana ubashe gusohora ku Bisiraheli. Zamurira Yesu icyubahiro, kuko nta kintu bitwaye. Imana ishimwe. Umukobwa wa Farawo ngo akimara kuhagera, arangije abona urwo ruhinja hafi aho ahantu barusize. Nta muntu ujya ubasha guhisha isezerano ry'Imana. Nshuti yanjye, niyo wabona ibintu byose byanze, ariko isezerano ry'Imana byanze bikunze rizasohora, kuko icyo Imana yatuvuzeho nta hantu cyagiye kiracyahari. Amajije kugera hafi aho ngo abantu uruhinja, akimara kuhabona hari umukobwa wa Farawo yabaye nk'uwikanga. Harangije biba ngombwa yuko yibaza uburyo urwo ruhinja rugomba kuva aho hantu. Ngo hafi aho ngo hari Miriyamu. Arangije ahita atanguranwa, aramubwira ngo ese ntago nagushakira umuheburayo kazi wakurerera uyu mwana. Yesu nashimwe. Imana ijya ibasha gukoresha abantu biciye mu gisubizo, igikoresha n'umuntu wagutaye, ariko inzira z'Imana zikaboneka. Yesu nashimwe. Miriyamu arangije amaze kubwira umukobwa wa Mose, nako umukobwa w'umwami, aramubwira ati wihuse none ahangaha, ihuta ugende unzanire uwo muheburayo kazi abashe kunderera uyu mwana, ndetse n'ibiguzi byose nzabimuha, n'amata yo kunywa nzayamuha, n'ahantu ho kuryama nzahamuha, nta kintu na kimwe azabura, kubera yuko uyu muheburayo kazi, haleluya, niwe uzamurera neza, niwe uzabasha kumwonsa bikemera, niwe uzamufata nk'umubyeyi. Namenye ko abaheburayo kazi ari ubwoko butavumika. Haleluya. Zamurira Yesu icyubahiro. Imana irangije ikorera muri uwo mubyeyi, aramurera, kandi ngo yari umubyeyi we. Amajije kumurera, umva ukuntu byagenze. Niko kumurera Mose arakura. Mose amajije gukura, reka nihute kuko iminota tuba dufite aba ari mike. Mose amajije gukura nibwo Imana yamuhamagaye ngo ajye gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Ariko Abisiraheli bagiye muri Egiputa ari Farawo arimo kubababaza, byari bimeze nabi kuko bwari uburetwa bwa Farawo. Haleluya. Mose amajije kujya gukura rero nibwo Imana yamuhamagaye, ariko ngo imusanga ari ku musozi. Mose yari aragiye intama, umukumbi, niko Bibiliya yatubwiye. Uyu mukumbi wari uwa sebukwe Yetiro. Amajije kuragira uwo mukumbi, yigira imbere gatoya, amajije
yigira imbere gatoya kuri uwo musozi witwa Horebu. Arangije yicumye gato abona igihuru kirimo kwakamo umuriro, kandi iki gihuru ngo cyari kirimo amahwa. Mu rundi ruhande bivuze yuko cyari igihuru cy'umwijima, cyari igihuru umunyamasengesho atasenga ngo ibintu birimo bisenyuka, cyari igihuru wowe nta nzira wari kubonamo, cyari igihuru na kimwe utahagararamo. Bishatse kuvuga yuko ubuzima bwawe, icyerekezo cyawe uri mu uyu munsi uri kubona ko nta nzira, nta wundi muntu wagihagararamo nawe keretse Imana yonyine niyo igomba guhagarara muri icyo gihuru, kuko ni igihuru kirimo amahwa, ni igihuru kiri kwaka umuriro, ni igihuru gikomeye. Haleluya. Mose arangije kureba, arareba abona ngo cya gihuru ntikirimo gukongoka. Mose arangije aribwira mu mutima ati reka nigire imbere gato mbasha kureba iby'iki gihuru kirimo gushya ntigikongoke. Ubundi mu rundi ruhande Mose yari afite ishyaka ry'umurimo w'Imana, kuko umuntu uri mu muhamagaro w'Imana, umuntu wavutse kubw'umurimo cyangwa kubw'umuhamagaro w'Imana, igihe cyose ahantu ari ahora afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Niyo ajyanye umurimo w'Imana uramubabaza, niyo arimo kugenda umurimo w'Imana umubuza amahoro, kubera yuko ari mu muhamagaro w'Imana. Yesu nashimwe. Mose arangije kwegera, ataregera gatoya, Imana iba yamuboneye nka hariya, irangije iramubwira ngo Mose. Mose aritaba ati karame. Rongera iramuhamagara, Mose aritaba ati karame. Imana irangije iramubwira ngo Mose wikwegera hano, kubera yuko aha hantu ari ahera. Irangije iramubwira ngo kwetura inkweto zawe, kubera yuko aho ugiye kwinjira ari ahera. Yesu nashimwe. Aya magambo Imana ijya kuyabwira Mose mu bice byaho bya kabiri, umurongo wa kabiri ndakeka nimba atari uwa gatatu. Mose wibuke yuko habayeho igihe cyo kurwanirira Abaheburayo mwene wabo, asanga barimo bararwana, bari abagabo babiri. Bamajije kurwana, Mose afata Umuheburayo aramurwanirira. Amajije kurwanirira mwene wabo w'Umuheburayo, niko gufata Umunyegiputa aramwica kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Arwanirira Umuheburayo, ariko Imana ntiyabibona nk'ishyaka, ahubwo Imana ibona ko Mose yagize kwirwanirira, atari Imana yamurwaniriye. Bishatse kuvuga yuko nubwo ufite ishyaka ry'Imana, nubwo ufite umuhate, hari umuntu ugomba kukurwanirira, hari umuntu ugomba kukuvugira, hari umuntu ugomba kukugererayo, hari ugomba kukurebera muri icyo kibazo. Ntabwo ufite uburenganzira na bumwe bwo kwicira inzira Imana itabyemeye. Haleluya. Mose arangije ngo afata uwo Munyegiputa aramwica. Amajije kumwica amutaba mu musenyi, Mose arigendera. Aho niho nashakaga kubasobanurira. Amajije kugenda rero nibwo yegereye cya gihuru, nibwo Imana yamubwiye ngo kwetura inkweto zawe, kwetura inkweto zawe, kuko ahantu ugeze nahera. Mose yibuka ko hari ikintu yakoze, ariko yibuka ko atagize umwanya wo kwitunganya n'Imana. Mose niko guca bugufi, arabanza yitunganya n'Imana. Arayibwira ati burya nari mu ishyaka ry'umurimo wawe, nanze kugira ngo Umuheburayo mwene wacu akorwa n'isoni, kandi turirimbana, ndangije ndamurwanirira. Ariko Imana kuko yari yaramuhamagaye, irangije iramubwira ngo ndashaka kugutuma kuri Farawo. Mose arangije areba mu ntege nke, Mose areba ahantu yavutse, Mose areba uburyo yahamagawe, Mose areba uburyo yaje batamushaka, Mose akurura ubuzima bwe bwose. Arangije muri we aravuga ngo njyewe ndi muntu ki watuma mu Bisiraheli, ko abantu bize barahari, abantu bafite ubutunzi barahari, abantu bafite ubwenge barahari, abantu bafite byose barahari, nje nka Mose wantuma nkandi. Haleluya. Ni Imana ijya ibasha kurinda isezerano ryayo, ikarinda n'umuntu yaribwiye. Nushaka uba umaze imyaka 20, nushaka uba umaze imyaka 30, ni Imana ijya ibasha kurinda isezerano, ikarinda n'umuntu yaribwiye. Haleluya. Mose arangije ategera amatwi
Uwiteka. Uwiteka arangije aramubwira ngo Mose, numvise gutaka k'ubwoko bwanjye burimo buratakira muri Egiputa, kandi Farawo arimo arabakoresha imirimo y'uburetwa. Farawo arimo arababumbisha amatafari, ndetse barimo kumwubakira n'inyumba, barimo kumwubakira amazu yo guhunikamo, barimo baraboroga cyane. None nibutse isezerano nagiranye na Aburahamu, nibuka iryo nagiranye na Yakobo, nibuka iryo nagiranye na Isaka, numvishe gutaka kwabo. None genda unkurire ubwoko bwanjye muri Egiputa. Haleluya. Mose arangije yumvira Imana, majije kumvira Imana, Mose aragenda. Amajije kugenda yongera kugira umutima, arangije abwira Uwiteka ati se nimara kugera mu Bisiraheli ko buriya ari ubwoko bubayeho nabi, nubwo wavuganye na Aburahamu, ukavugana na Isaka, ukavugana na Yakobo, bivuze ngo ni basekuruza babo. Mu rundi ruhande Imana igibasha kutugirira neza kubw'amasezerano y'abatubanjirije, cyangwa kubw'amasezerano y'ababyeyi bacu, atari uko dukiranuka, cyangwa ikabasha kugirira abana bacu neza kubw'amasezerano twagiranye n'Imana. Kubera yuko Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza mwana wanjye, nzagukura mu mibabaro, nzagukura mu buzima bubi, nzakwambutsa ibikomeye. Ibyo bigenda no ku mwana wawe ndetse no ku mwuzukuruza uzaza, kubera ko ari isezerano Imana yagiranye natwe. Haleluya. Mose arangije yigira imbere gato, abwira Imana, arayibwira ati ese Uwiteka, ningera mu Bisiraheli ko Farawo ari umugabo ukomeye, kandi Farawo ari umugabo ufite imbaraga, ikindi Farawo ko ari umunyamaboko, ikindi Farawo ko ari umugabo w'umutunzi, ikindi Farawo ko ari umugabo utavugirwamo, ikindi Farawo ko ari umugabo udahangarwa, nzabigenza njyewe Mose ko nta mbaraga afite. Haleluya. Ariko bishatse kuvuga yuko uko waba uri kose, uko waba uhagaze kose, uko waba uteye kose, uko waba ubayeho kose, uko waba usenga kose, wigira ubwoba, kubera yuko Imana yavuganye na Mose ikamuha umugambi wo kubaho. Ni nayo igomba kuvugana nawe ikohereza Yesu ku buzima bwawe, kubera yuko Mose na Yesu ntago bakiri muri uru rugendo, ariko yadusigiye Yesu ngo atubere umuyobozi muri uru rugendo. Yesu nashimwe. Niba wumva ubabaye, ukabona ko nta nzira z'ikibazo urimo, ukabona ko ubutabazi ntabwo, ukabona ko amaboko ya Farawo yabaye amaboko, ukabona ko imigozi ntayo, ugasenga ukabona nta gutabarwa na kumwe guhari, senga Imana yohereze Yesu, kubera yuko Yesu ari mu kazi na n'uyu munsi arakora. Ikibigaragaza waryamye urabyuka, bivuze yuko umugambi wazanye Yesu ntabwo urarangira ku buzima bwawe. Agahinda n'umubabaro bishyire hasi, kubera yuko Yesu ari mu kazi. No kwa Farawo yarakoze, akorera muri Mose, ariko umugambi w'Imana urasohora. Zamurira Yesu icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Birangije Mose abwira Uwiteka ati se nimara kugera ku Bisiraheli, njyewe nk'uyu muntu nzabigenza gute Uwiteka? Umva ijambo ryiza cyane Imana yashubije Mose. Imana yaramubwiye ngo Mose, genda ubabwire ngo ndi Uwiteka. Nurangiza ubabwire ngo ndi uwo ndiwe. Nurangiza ubabwire ngo ndi Imana ya Yakobo, kandi ubabwire ngo ndi Imana ya Isaka. Urangije ubabwire ngo ndi Imana ya Aburahamu, kandi isezerano nagiranye namwe ntago nzigera nditatira, kuko iryo navuze nzarisohoza ndi Uwiteka. Haleluya. Iyi Imana yacu yitwa ndiho, byanze bikunze yitwa ndiho, mu nzira uri gucamo yitwa ndiho, ubikora utabikoze yitwa ndiho. Izina ryayo ni ndiho, usenga ntusenga yitwa ndiho. Icy'ingenzi ni uko izagukura mu maboko ya Farawo, ariko igasoza isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yesu nashimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kuko iyi Imana ni Imana igibasha kugenda
ikagenda ku rugamba, yamara kugera ikarwana, yamara kurwana igatabaruka n'intsinzi. Njyewe muntu nta kintu nakora, amaboko yanjye nta kintu yakora. Wireba imyaka utinze kuri Farawo, wireba uburyo Farawo yagufatiriye. Hari Farawo yagufatiriye mu burwayi, aragenda kuzingira ahantu, cyangwa yagufatiriye mu bushomeri, aragenda kuzingira ahantu, cyangwa yagufatiriye mu bihe byiza byo gusenga, nta bihe byo gusenga ukigira nk'ibyo wagiraga. Ariko ni Imana ishoboye byose. Umva ko ijambo ryayo rivuze ngo none aha ngaha ni Imana ihagurutse ku mugambi wa Farawo, igiye kuburizamo ibyagufasheho ijambo. Ni Imana igiye gutatanya amaboko ya Farawo. Haleluya! Ni Imana igiye kwivuga mu maboko y'Abanyagiputa, bikamenyekana ko ari Imana ijya yivuga ibintu byose bikemera. Haleluya! Ni Imana igiye kwivuga, karitsika bimenya ko yivuze. Ni Imana igiye kwivuga umurimo wayo, bikamenyekana ko Imana yaje kwivuga mu murimo wayo. Ni Imana itagikunda agasuzuguro, ni Imana yanga icyaha, ni Imana idashaka kuyibangikanya. Haleluya! Ni Imana ishoboye byose. Rero mu bintu ishoboye n'ibyo ngibyo birimo. Wireba imbere n'inyuma ngo ubone ko nta nzira zihari. Uko byagenda kose nta kigeragezo cyarusha Farawo imbaraga. Haleluya! Farawo yari umwami ukomeye, ntago wahangana n'umunyamafaranga ngo ibintu byose bizemere. Umunyamafaranga niyo waba uri mukuri ajya abasha kugutsinda. Umunyamafaranga niyo waba uri mu bihe byiza gute, wasenze hari igihe byanga kubera ko ari amaboko ya Farawo. Ariko Imana uvuga ivuganye nawe. Haleluya! Imana iravuze ngo none aha ngaha irihagurukiye, itarebye ku myaka umaze bagufiyansa bikanga, itarebye mu gihe umaze urugo rurimo kudandabirana, itarebye ku gihe umaze umurimo w'Imana uyobora ntibikunde, itarebye ku gihe umaze mu kazi uri kubona salari nta kintu, itarebye igihe umaze mu madeni, itarebye igihe umaze nta rubyaro, itarebye none aha ngaha yohereje Yesu, kuko Farawo ntago arusha Yesu imbaraga, ahubwo Yesu arimanukiye uyu mwanya. Haleluya! Arimanukiye. Haleluya! Imana ishimwe. Yesu arimanukiye aje kwirebera koko ko ibintu bari gutekereza, ko ibintu bari kuvuga, ko ibintu Farawo ari gukoresha uburetwa ubwoko bwe, ibyo bintu ari ukuri kandi warasenze. Imana ivugana nawe, ntago ari rimwe, ntago ari kabiri. Imana yakubwiye ko izakugirira neza, ariko amaboko ya Farawo yakomeje gufata. Bishatse kuvuga yuko ushobora gusenga nonaha cyangwa ugasenga mu gitondo, watambuka ugahura n'umurozi ukabona urabitambutsa n'ubundi ugahinamirana. Ariko ubwo buretwa bwa Farawo Imana iraburambiwe. Uyu mwaka Imana ije kugirira neza abantu bayo, kubera yuko hari abishe gukura mu maboko ya Farawo. Haleluya! Uyu mwaka Imana ije kugirira neza abantu bayo, tutagiye mu Bisiraheli, kuko Abisiraheli babibayemo mu gihe cyabo. Ariko nimba warasenze ugahamanya n'umwuka w'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, nta zindi Mana ubangikanyije, nta bundi buretwa ugiyemo, ugahagarara mu bushake bw'Imana, ukemera Farawo akagutwaza igitugu, ukemera ntiwirwanirire, ukemera ntiwicire inzira. Umva uko Imana ivuganye nawe mubyeyi, umva uko Imana ivuganye nawe wa musore, wa mugabo we, wa mukobwa we. Imana ije kwirwanirira kandi imanukanye ingabo zayo, imanukanye ubutware bukomeye, imanukanye umuriro n'igitutu ku maboko ya Farawo. Haleluya! Zamurira Yesu icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ibwira Mose ngo nduwandiwe. Mose nduwandiwe imbere ya Farawo, nduwandiwe imbere y'ibyakunaniye, nduwandiwe mu byo buri icyerekezo, nduwandiwe kuri diplome yawe, nduwandiwe muri business yawe, nduwandiwe mu rugo rwawe, nduwandiwe mu bana, nduwandiwe Mose mu bukwe bwawe. Uko bizagenda rwose ntabwo Farawo azansimbura, n'amaboko ye nta kintu azakora, kubera ko ndi umunyembaraga. Haleluya! Bishatse kuvuga rero, gabanya urusaku ku Mana, kuko Imana iri mu kazi. Imana ije gukora icyo yavuganye n'ubwoko bwayo.
ntabwo Imana yari iyobewe ko ababisiraheli bafite ibintu byinshi banyuzemo, ariko Imana irabizi yuko tukiri mu isi turi kurwana, turahanganye. Imana niyo yonyine izabasha kugira ukuntu ibigenza bikemera. Tuzi umutima rero, kuko yavuganye nawe no kubikora izabikora. Mose arangije asubiza Farawo, arangije arayibwira ngo Imana yadutabaye kera ikabana na basogokuruza we Farawo, nakwihangana igihe kinini, narasenze nkabona ibintu ntibiri gukunda kubera amaboko yawe yakomeje kwitambika, ariko uyu munsi ndiho yakuntumyeho, uko niko Farawo yabwiye Mose, yambwiye ngo rekura abisiraheli bagende kuko ndiho yakuntumyeho. Haleluya. Farawo arangije mu bice byaho bikomeje, hari ahantu yabwiye Mose ngo ndiho ni igiki, arangije aramubwira ngo iyo Mana ngo induta niyihe. Bishatse kuvuga mu yandi magambo, hari igihe tujya dusenga Imana tukabaha mu bihe bikomeye, tugahura n'intambara zitandukanye, atari uko Imana yaturetse, atari uko Imana itavuganye natwe, atari uko tutanayikorera, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo Farawo akomeza dutwaza igitugu, ubundi Imana izasaruka nk'Imana iri hejuru y'amaboko ya Farawo. Ni Imana iri hejuru y'amaboko ya Farawo. Rero witinya ngo ugire ubwoba, wireba hirya no hino. Ushobora kuvuga ngo uyu munsi ndabona byemeye, ariko nasomye ijambo rimbwira ngo uyu munsi nzi itangiriro ry'ubuzima bwanjye, ariko iherezo ntago ndizi. Ikirenze kuri ibyo, hagati y'ubuzima ndimo ntago nzi uko bizaba bimeze. Haleluya. Bivuze ngo uyu munsi ni ku cyumweru kugera ku wa gatandatu, ntago nzi ikizabamo hagati. Niyo byaba bimeze neza, Farawo ntago ajarekeraho. Gerageza ukomeze, kandi ukomeze ntucike intege, Imana iri bwirwanirire. Haleluya. Reka tugende kuri iriya jambo badusomeye muri Yeremiya ibice byaho 40. Ntabwo nababwiye ko tutari butinde, kubera yuko uko Umwuka aba yayoboye nuko biba byagenze. Ibice byaho ni 40 muri Yeremiya, ibice byaho 40. Hatubwiye ngo umurongo wa 4 ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abari hujya. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Reka dusoze tuvuga ngo ubu n'ubundi buhanuzi Imana yohereje. Ndimo gusenga ni mu bana bw'Imana ngo Uwiteka iri jambo iryo nateguye ntago ari ryo ryaje, ahubwo mbona Imuhaye rino. Ndasenga Imana ntiyagira ikintu imbwira. Mu gitondo mvuye muri dushe nibwo nari ntangiye kwambara, numva ijwi rirambwiye ngo ugende ubwire ubwoko bwanjye ngo uyu munsi ndashaka kubohora abantu banjye bashaka kugera i Kanani. Yesu nashimwe. Ubwo bivuze yuko n'ubundi turi busenge tubohoza kugira ngo Imana itugeze i Kanani, kuko Farawo w'Imana arangije kumukura ku buzima bwacu. Ntago twahora mu mubabaro, ntago Imana yaremeye umuntu guhora imubabaza iteka, ntago Imana yaturemeye kuguma mu maboko ya Farawo. Hoya. Ntago Imana yaturemeye guhora twicwa n'inzara. Hoya. Ntago Imana yaturemeye amarira, ntago Imana yaturemeye gusenga ntibirangire. Uyu munsi nimba wemeye ko tujyana i Babuloni uze tugende, kubera yuko ijambo riravuze ngo iminyururu yari turiho uyu munsi Imana irayibohoye kugira ngo tujyane na i Babuloni, kuko hari ikintu yavuganye natwe. Arangije Uwiteka arongera avuga ngo ariko noneho nimba udashaka ko tujya i Babuloni ubyihorere, dore ibihugu ni 2, urahitamo kimwe muri byo. Ariko niwemera kujya i Babuloni, niwemera ukaza tugasenga Imana, niwemera gusubira mu murongo ukitandukanya n'ibyatumye ujya kure y'Imana, niwemera yuko Imana ishoboye byose nta kigeragezo cyananiye Imana, niwemera ko Imana ariyo yibereye
wagiye mu kazi, niwemera ko Imana ariyo yavuganye nawe, niwemera ko Imana ariyo itanga ibyo byose uri kubona ko nta nzira, niwemera ko Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, haguruka dusengane Imana kuko Yesu ari mu kazi. Haguruka dusengane Imana kuko Yesu ari mu kazi. Ijambo ritubwiye yuko uyu munsi niwemera ko tujyana i Babuloni turi bugende, ariko nutabishaka ubyihorere, kubera yuko icyo Yesu ari bukora uyu munsi ari bugikore. Nturebe igihe umaze urimo gusenga ngo nta nzira nigeze mbona, wireba ngo narasenze n'ibyo yambwiye ntacyo nabonye. Ese ufite iki cyatuma Imana yemera yuko nawe yakugiriye neza? Hari ibimenyetso bimwe yakweretse, hari n'ibyo yagukoreye urabibona. Ndetse icyambere nuko uyu munsi uri aha hantu, hari abantu bari mu bitaro, hari abandi bari mu mazu y'imbohe, hari abandi bari kujya hakurya y'ahandi ntavuze muzi, ariko uyu munsi ni ikimenyetso cya mbere yuko Uwiteka ari bukubohore. Yesu nashimwe. Icyatumye Imana ikurinda rero uyu munsi nicyo kigiye gutuma ikubohora, kuko Imana yambwiye yuko uyu munsi iri bubohora abantu bayo. Umuntu wese ushaka kugera muri Kanani ye, Kanani biravuze ngo ntago ari kiriya gihe cy'Abisiraheli. Kanani ni amasezerano yawe ugomba kubohoza. Kanani ni umugisha wawe Satani yafashe mpiri. Kanani ni ibintu byawe wasengeye Imana ikavugana nawe kwije gukora, ariko ukabona Farawo yaragundiye. Uyu munsi Imana ije guca iyo minyururu kugira ngo Imana ikugeze muri Kanani yawe. Haleluya! Kugira ngo Imana iguhe gusingira icyo wasengeye, nawe utambukana ishimwe unezerewe, umenye ko hari Imana iri mu maboko ya Farawo. Haleluya! Yesu nashimwe. Ni Imana yavuze kandi ni Imana izanakora. Ni Imana ijya gukora idashingiye aho mvuka. Ni Imana ijya gukora itarebye igihagararo. Ni Imana ijya gukora itarebye ubutunzi ndiho. Ni Imana yimanukira mu bumana bwayo. Ni Imana imanuka yibanje kwirebaho, kubera yuko ibanje kandebaho ntago Imana yakora, kuko nge ndi umunyantege nke, ndetse imbere y'Imana ndi mubi. Ariko yo yiheraho ikibuka ko yandemye inkunze, ikibuka ko yanshyize mu ishusho yayo, ikibuka ko yambwiye ko izantabara, ikibuka ko yambwiye ko izangirira neza, ikibuka ko yambwiye ko izankura mu maboko ya Farawo, ikibuka ko yambwiye ko izanyicira icyananiranye, ikibuka ko yambwiye ko izubaka urugo rw'umugisha, ikibuka ko yambwiye ko izandengera, kubera ko ari Imana isa gukora yihereyeho, ikora nta kintu ishingiyeho, mu mbaraga zayo, mu bushobozi bwayo, mu butware bwayo. Ihagurutse, ihagurukana imbaraga nyinshi, nta muntu ujya uyikoma mu nkokora. Ni Imana itabara ntawe witanze imbere. Zamurira Yesu icyubahiro. Zamurira Yesu icyubahiro. Imana irangije iritegereza, ibwira Abisiraheli, ibwira Farawo ngo nibutse isezerano nagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya! Ni Imana ijya yibuka. Iyi Imana ntago ari umuntu uyu mwanya yibuka bikibagirana. Njyewe iyi saha nagusezeranya saa 9 nkakubwira ngo nibagiwe, ariko Imana yibutse isezerano yagiranye na Aburahamu, yibuka iryo yagiranye na Isaka na Yakobo, bari basekuruza w'Abisiraheli. Ariko Imana irinda rya jambo yavuganye nabo. Bivuze ngo niyo wagwagwana mu cyaha ubona cyanze kukuvaho, niyo wakora umurimo w'Imana ukunze cyangwa utawukunze, niyo wasenga cyangwa ntusenge, niyo wakira cyangwa ntukire, Imana izarinda isezerano yavuze. Imana izarinda icyo yavuganye na basogokuruza, ariko isohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Imana irangije yibuka wa muniho, imajije kubona umuniho yibutse ya masezerano, niko guhamagara Mose. Irangije iramubwira ngo Mose, none ahangaha rero nkimara kumva gutaka k'ubwoko bwanjye. Haleluya! Imana ikimara kumva gutaka k'umugabo uri aha hantu, Imana ikimara kumva gutaka k'umubyeyi waje imbere yayo, Imana ikimara kumva gutaka k'umusore cyangwa k'umukobwa, none ahangaha
uhari cyangwa ku mugabo uhari cyangwa ku musore uhari, ugenda umukure mu maboko ya Farawo, kubera yuko hari ibintu byinshi ndi kubona byamubujije amahoro, byamubujije kuryama kubera uburetwa bwa Farawo. Yesu nashimwe. Ariko Farawo burya ajya atuma tutaryama. Buryo wahuye n'umurozi akakurogona ni Farawo, iyo wahuye n'ideni rikakumenagura ni Farawo, iyo wahuye n'uburwayi ukaryama ni Farawo, iyo wahuye n'ubushomeri ni Farawo. Mbese Farawo aza mu mpande zose. Yesu nashimwe. Ariko wumve ko Imana ivuganye nawe nona, ko hari amaboko akomeye y'Imana ishoboye byose. Ije gutabara nta muntu uyitanga imbere, yo ubwayo yitekerezaho ikiheraho, yarangiza igahagurukana amaboko akomeye igakura umuntu wayo mu maboko ya Farawo. Imaze kuvuga ayo magambo rero, ihamagara Mose iramubwira ngo none hagenda. Mose akimara kubyumva abwira Uwiteka. Mose yagiranaga ubusabane n'Imana cyane. Haleluya. Ndakwinginze ngo ugirane ubusabane n'Imana, kuko kuganira n'Imana ntako bisa. Kuganira n'Imana bituma ikurengera, kuganira n'Imana bituma igukura mu maboko ya Farawo muri Egiputa, kuganira n'Imana bituma igucisha ahantu abandi baguye kubera kugendana ijambo ry'Imana yakuvuzeho. Yesu nashimwe. Mose arangije abwira Uwiteka ati se ningera mu Bisiraheli Uwiteka nkababwira ko wabantumyeho bakambaza ngo mbese iyo Mana yakuntumyeho yitwa nde? Abisiraheli bitewe n'igihe batinze mu buretwa bwa Farawo nta kwizera bari bagifite. Hari igihe utinda mu kigeragezo, cyangwa ugatinda mu ishuri ry'Imana, cyangwa ugatinda muri isi n'ubuzima, kwizera kukagushiraho. Ariko Imana nyiramahoro ijya imanura kwizera ikongera igakomeza umuntu wayo. Imana ishimwe. Mose arangije kuvugana n'Uwiteka arababwira. Uwiteka aramubwira ati rero uzagenda ubabwire ngo nitwa ndiho kandi ndiho. Yesu nashimwe. Arongera arababwira ngo kandi nitwa, sinzi ukuntu hano nahavuga. Iyo ngeze kuri iri zina rya ndiho rituma numva ari izina rizura n'abapfuye, rigatuma numva ari izina rijya rikura umuntu kure, numva ko ari izina rijya rikura umuntu mu bintu bidafite umumaro. Aho ngaho, aho muri Egiputa, mu byaha byinshi abandi baguyemo, mu ngeso mbi abandi baguyemo, yarangiza ikatuzana aha ngaha ikadukura mu maboko akomeye yaturwanyaga yaradufashe, kubera ko n'izina ryitwa ndiho kandi rizahoraho ibihe byose. Arangije avuga ngo karugendo babwire ko ndi uwondiwe. Icyo kirahagije. Nibatakwemera ubundi uzigendere. Kandi Mose ikizakubera ikimenyetso ko ari ngiye wavuganye nawe, nuko uzakura ubu bwoko muri Egiputa. Nimumara kuva muri Egiputa mukagera hano kuri uyu musozi, muzakorera Imana mwebwe n'abanyu bose, kuko muri mu isezerano ryanjye. Yesu nashimwe. Mose abigenza gutyo. Iyo dukomeje twumva uburyo Abisiraheli bavuye muri Egiputa, twumva uburyo byagenze nubwo bakomeje kwizungurukaho. Ariko ijambo nshaka kugenderaho uyu munsi, cyangwa nateguye kugira ngo tuganire, nubwo iminota iri kwiruka, ndagira ngo nkubwire ko nta hantu Imana itakura umuntu bitewe n'ikintu Imana yamuvuzeho. Ni Imana idakwangwa n'amaboko ya Farawo, ni Imana idakangwa n'ingabo nyinshi, ni Imana idakangwa n'ubutunzi cyangwa n'amafaranga, ni Imana idakangwa n'amashuri dufite, ni Imana idakangwa n'amakategori turiho, ahubwo yo ubwayo igira irindi sezerano ikaza ikadukura mu maboko akomeye ya Farawo, kubera yuko ari isezerano yadusezeranyije ko izatugirira neza. Uyu mwanya rero aho ngaho uri, witekereza mu minsi umaze ngo ubone yuko byananiye Imana. Hoya, witekereza ku musozi uhagazeho ngo ubone ko ibyo wasengeye nta nzira. Wireba uburyo imbere n'inyuma nta muryango, nta muvandimwe, nta nshuti, ngo ubone ko nta cyerekezo cyo gutabarwa. Ni Imana ijya ibasha kugera kwa Farawo igakurayo Abisiraheli. Bisaha uyu mwanya hari icyo Imana yavuganye nanjye, yambwiye yuko Imana ije kubohora abantu bayo muri uyu mwaka, kandi mubibohora namwe murimo. Imana yacu nishimwe. Yesu nashimwe. Imana yambwiye ko ije kubohora abantu
abantu bayo muri uyu mwaka wa 2024. Ariko umuntu wese uri maso agiye kuzabona ineza y'Imana. We wicogora witinda ngo ikigeragezo cyananiranye. Ntago ari wowe wenyine uri mu ishuri, umugenzi wese uri mu rugendo ari mu ishuri, ahubwo agenda gakeya umenye yuko igihe cy'Imana kigiye gusohora, kandi Imana niza ntago izaceceka. Haleluya. Ubwo rero urasabwa kugenda neza kugira ngo Imana izikugirire neza, kandi iraje n'ukuri urayibonye. Icyo usabwa n'ukwera no gukiranuka, ukaguma mu mwanya neza, ukazirinda kwivovota umunsi Imana yagukuye muri Egiputa, kubera yuko muri Egiputa abantu benshi baguyeyo. Yesu nashimwe. Arangije rero dusoma Yeremiya ibice byaho 40, ni naryo jambo nshaka ko dusengeramo. Aravuga ngo ariko noneho ngo uyu munsi ndagukuraho iminyururu yose. Yesu nashimwe. Ngo uyu munsi ndagukuraho iminyururu yose yari ikuboshye, ngo nushaka ko tujyana i Babuloni ngo uze tugende, ngo ariko kandi ibihugu ni bibiri, nudashaka kujyayo urorere rwose ubyihorere, ariko njyana i Babuloni turajyana. Ijambo ry'Imana nuko rivuze, riravuze ngo umuntu ushaka kubaho kuyu munsi nagira kwizera yitandukanye n'ibidafite umumaro, yumve ko ari Imana ishoboye byose, yumve ko ari Imana yakoresheje amaboko akomeye kwa Farawo. Uyu munsi hari ikintu Imana igomba gukora kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwayo. Yesu nashimwe. Tukiri muri uwo mwanya rero nababwiye ngo ntago ndi butinde, ngomba kuvuga make ariko afite umumaro. Ndashaka ko dusengana n'aba bantu, kuko ntegurira ijambo nariteguye ndi gusenga Imana, ndi kuyibwira ngo iri jambo kucyo urimpaye. Mu gitondo mayije koga nibwo nasanzwe ndaganirizwa n'Iyera, irangije irambwira ngo ndashaka kubohora abantu banjye nk'abagezi Kanani, ngo kubera yuko bamaze igihe kinini bari gusenga nta nzira nta n'icyerekezo, bararebye babona nta hantu ntamwe bafite ubutabazi. Ndashaka gusengana n'aba bantu kugira ngo Imana igire ahantu ikwimura, igire n'ahantu ikugeza. Kanani yawe ni ikintu urimo gusengera muri iyi minsi cyangwa muri uyu mwaka, ntago ari Kanani y'Abisiraheli. Ufite ibintu biri kukuvuna, ufite ibintu uri gusengera kugira ngo Imana ikugeze muri Kanani yawe. Nanjye uri ahangaha nkeneye kugira ngo ngere muri Kanani yawe, kuko iyo twageze muri Kanani tubona amashimwe ku Mana. Yesu nashimwe. Kugira ngo Imana ice iminyururu yari ituboshye itugeze i Kanani, hari ibintu byinshi Farawo yafashe, hari ubutunzi, hari ibihe byo gusenga Farawo yatunyaze. Abantu ntibagisenga, abantu ntibacyuzura umwuka wera, abantu ntitukigira iyerekwa ryagutse, kuko Farawo yarangije kudufatira mu bibazo, adufatira mu bigeragezo, adufatira mu ndwara, adufatira mu maganya. Ariko haguruka dusenga n'Imana kugira ngo Farawo akureho ibyo, Imana ikureho ibyo byose kuri Farawo, Imana iziturengere. Yesu nashi.